Mwiriwe Padiri Atanazi, ambabazo utubazo tukiya muri mugoroba. Mwiriwe neza, mushobora kumbaza nta kibazo. Ni mwebwe mwasomye ikinyamakuru, mwasomye mu mesa y'uyu munsi ya General Mudacumura, ikinyamakuru shasha cyari cyabyanditse mbere yuko namese itangira. Ese ni mwe mwabwiye baba babwiwe n'iki? Murabivuga iki? Yewe abantu bateguye misa bambwiye ko hari iriya misa basaba no kuzaba hari nkabafasha gusabira umubyeyi wabo, bafasha gusabira General Sylvestre Mudacumura. Mu by'ukuri nge nta n'undi muntu twabivuganye, kandi nibwira ko nabanyira ubwite nta wundi muntu babibwiye ku buryo yabyandika mu kinyamakuru, ndetse ikinyamakuru cya Rushyashya. Rero nkabibona ko ari uburyo ahubwo bumwe busanzwe tuzi mu Banyarwanda bw'abantu bagenda bareba ibikorwa by'abandi, abantu bashaka, kuko n'uburyo banditse iriya nkuru biteye isoni. Ni abantu rero batari bafite ibitekerezo byiza, abantu bagamije gusenya abandi cyangwa kubabonerana gusa, ndetse ku buryo bafatirana n'igihe bari mu byago. Aba rero mbona ko njye nta ruhare nabigizemo kugira ngo babimenye, ariko kandi ndanabigaya cyane cyane ko byashoboraga kuba ari n'undi uri bwisoma. Kuba byahuriranye rero wenda bazirata ko baba bazi gushaka amakuru, ariko nanakubwira ko nubwo nagombaga kuba mpari sinye nari nteganyijwe gusoma iriya misa, ariko byikoze wenda ni n'Imana iduha imbaraga kugira ngo igamburuze bariya bantu, bumve ko n'igihe bashaka guca abantu intege, ahubwo Imana yo iteganya ku buryo abantu badacika intege kandi ibikorwa byiza bigashoboka. None se mu kugisoma kiya kimakuru ko nabonye babagize umusazi, ikinyamakuru shasha cyakwanditse kugira ngo umusazi urabivuga iki? Ndabyishimira. None se kugira ngo abantu bose burya ntiturabasazi, ariko hari abasazi basara bagasabana, hari n'abasazi basara bakica abandi bantu. Ubwo wabyanditse wenda yahita umusazi mwiza. Ibisazi byanjye ndabyemera, nsomera misa ni nabyo nize, gutabara abantu bagize ibyago, gusoma misa y'umuntu wapfuye. Ntabwo ugomba kwibaza ngo ninde cyangwa ninde, ugomba gusomera misa abantu bayisabye, cyane cyane ko ari isengesho ryacu tuba dushaka gukurikiza Yezu Kristu mu rukundo rwe, umwana w'Imana witangiye abanyabyaha, witangiye abantu bose, kandi nuko twifuza ko abantu bose babana. Ubwo rero ibisazi byanjye rwose ndabyakiriye kuko bitazanjyana indera. Ubwo abo tunyuranyijeho wenda bo bazajya indera, kuko njye numva ibyanjye bitazamurirwa indera. Mu kuvuga mu gutabara, nko kuvuga usoma misa zo gutabara, usoma misa cyane zo gutabara z'abantu leta y'u Rwanda igwanya, kubera iki ari gusabira misa cyane? Kuki ari wowe mupadiri bahitamo mu bapadiri bose bari mu Bubiligi? Yewe icyo kibazo kirasa naho gikomeye, kuko ni nk'umukobwa ugiye gusaka, bamubwira se ngo umusore aragukundiye iki? Aba afite igikundiro, ariko kandi wenda ababona banakwiranye. Ngewe nta mirimo myinshi ngira, icyo ni icya mbere. Akenshi abashatse barambona, ariko kandi ngira ngo n'uburyo bwanjye bwo kubaho nsabana n'abantu bose nawe meza, ku buryo abantu bashobora kunyibonamo ku buryo bworoshye. Naho ibya leta ntabwo nabikurikiza. Hari ahantu Yezu ngo abantu bamusanze baravuga ngo tugabanye ngo 8. Aravuga ati se mwabagabo mwe, ninde wangize umucamanza w'iwanyu? Umupadiri umugeraho ko mbyumva, nubwo nawe ari umuntu nk'abandi, ashobora kugira ibitekerezo bye, akaba yagira uburyo abona ibintu cyangwa naho yabogamira,
mu migenzereze ye no muri serivisi agomba gutanga mu butumwa bwe yita ku bantu bose. Kandi byaba bibabaje umupadiri agendeye ku mategeko ya leta, kuko kiliziya ntabwo igengwa na leta. Kiliziya igendera ku butumwa ihabwa n'Imana, ihabwa n'ubuyobozi bwayo bwigenga, ku buryo rero ntabwo umupadiri yakora ukoze ukurikije ibyo leta ishaka. Numva ahubwo waba ubogamye cyane, waba ubaye n'umunyapolitiki, waba ugiye gufata umwanya mu rwego rwa politiki. Padiri rero umuntu ahubwo uvugira abantu bababaye, akababarana n'abababaye, akita ku ndushyi, akita ku batagira kirengera, akabana nabo. Bigasaba rero kwicisha bugufi, bigasaba kumva abantu no kwihara, nubwo byakugiraho ingaruka. Padiri ni umuntu navuga ugomba kwihara kugira ngo afashe abo Imana yamushinze. Na Yezu yabibwiraga be, arabwira ati rega mubimenye, ati nta mugaragu uruta shebuja. Niba rero baramwishe, ntabwo abamwemera bavuga ngo ntabwo bazicwa cyangwa ngo ntibazatotezwa. Numva ari inzira isanzwe mu Kristo, by'umwihariko inzira y'umupadiri. Aho rero nkaboneraho gutanga ubutumwa ku bavandimwe bacu b'Abanyarwanda bikanga leta. Leta ibereyeho kurengera, leta ntabwo ibereyeho kwica. Igihe leta yica, ahubwo nubwo abaturage bagombye guhaguruka, atari abapadiri gusa, atari n'abakirisitu gusa, umuntu wese umva ko leta ye yica agomba guhagurukira kuyirwanya, kuko leta ibereyeho kurengera, leta ibereyeho guhuza abantu, ntabwo leta ibereyeho kugira ngo itatanye abantu. None se niba ari leta y'u Rwanda n'igisobanuro tuzi cya politike, ntiyakagombye gukora politike ihuza Abanyarwanda bakegerana, u Rwanda rukaba umuryango umwe, rugatera imbere kimwe? Urumva rero iyo yatangiye kuvangura abantu, yica bamwe, njye numva uretse nk'umupadiri ndetse nk'umuturage w'umunyarwanda ni ngombwa ndetse ahubwo yo gukora ibinyuranyije nayo, kugira ngo tuzagere aho duhuza Abanyarwanda bose bagendera hamwe.